Yesu ashimwe nk'uko rero bisanzwe uyu munsi ntusanzwe. Uyu munsi rero hari ijambo ry'Imana rivuga ku buzima bwawe. Nimba ukeneye kugira ubuzima bwiza, kugira ubuzima bwuzuye ufite imbaraga, ubuzima bushyigikiwe n'Imana, ukarindwa n'ibyo wakoze, ukarindwa n'imbaraga z'Imana, nuko ukora ibi bintu ngiye kukubwira. Ese wakoze subscribe? Nimba utarayikora manzi uyikore, nta kigoyi kirimo. Rero ni ijambo ry'Imana riboneka mu Migani ibice 3 ku murongo wa 8. Harimo ibintu bizatuma ugira ubuzima bwiza utagwaragurika, uba umuntu ukomeye. Risome ku murongo wa 8 hano mu bice 3 mu gitabo cy'Imigani. Harimo ijambo rivuga ngo rizatera umubiri wawe kuba mutaraga. Kuba mutaraga ruvuga ngo umubiri wuzuye utagwaragurika, umubiri Imana yahaye uburinzi, umubiri ushikamye, noneho ngo ukagira imisokoro mu magufwa yawo, umubiri uzira ibikomere, umubiri uzira ibibyimba, umubiri uzira izindi ndwara. Noneho dore icyo Yesu abivugaho, dore icyo Imana yavuze, icyo ugomba gukora kugira ngo umubiri wawe ugume ukomeye ufite imbaraga zo gukorera amafaranga. Mu buzima tubayemo dukeneye gukora kugira ngo twunguke. Mu buzima tubayemo dukeneye kwishima. Kugira ngo rero ibyo ubigereho, hari ijambo ry'Imana ribivuga ku murongo wa 9 avuga ngo wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe, ukoreshe ibyo Imana yaguhaye, ushimira Uwiteka, ukoreshe ibyo yahaye wowe n'urubyaro rwawe. Umenye yuko uva mu nda ya mama wawe ntacyo wari ufite, ugeze ku isi Yesu aravuga ati uri umwana wanjye, hari ibintu ngiye kujya nguha gake. Noneho nurangiza ngo kandi ngo n'umuganura w'ibyo wungutse byose. Noneho ujye utanga n'umuganura ku byo wungutse. Nimba wakoze ukunguka, hari abantu mu muhanda, hari abantu bashonje, hari abantu barwaye, abo bantu ntibari gukora ariko bakeneye inkunga yawe, bakeneye ku byo ufite, bakeneye ku byo wabonye, ujye ubahaho dukeya. Ibyo rero ntubishobora, ndakubwiza ukore. Niko ijambo ry'Imana rivuze, ubuzima bwawe buzaba bwiza. Bivuga ngo uzunguka mu byo ukora, uzunguka mu buzima ubayemo, hari impinduka zizaza ku buzima bwawe kuko wakoreye Imana. Rero wakoze gukurikirana ibiganiro byacu n'amateraniro yacu, turagushimiye. Ujye ukora subscribe, utume n'abandi share na like kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu. Murakoze.